afite ikibazo cy'uko atwite. Ngewe rero nzanje kureba ko atwite, mpageze nsanga umugore arambeshya, nagiye kugura teste ndamupima nsanga arambeshya. Ngo rashize umwaka n'igice mu bana. Hari hashize umwaka n'igice, ariko ikibazo cyabayeho yagumije kumbeshya, nanjye ikizere ndakibura. Maze kukibura rero ubwo nibwo naje. Wakoze cyane, bya bindi wandangiye wa muntu namubonye. Mudamu wawe wamubonye? Namubonye yo Kanyagwa, namubonye ahantu yarari, nibyo ari wamukoreye birashimishije rwose, nibyo nashakaga. Ko abakuru bagaragaje ko utatoragura aya mafaranga yawe aya mwaka bimeze bite? Ufata amafaranga yawe nta kibazo, ngewe narangije, ahubwo igisigaye no kwishura amafaranga yasigaye. Ariko cyane naragenze nawe, ariko ngo kuki yaba baroze simwegera nakarakaraka neza ko mbona umuntu ese umuntu apfe ni bana bimenye kuri kamera mumubona baramubona neza kuri amusizagana he ngwino mana manuka nese mana uritegeka cyangwa urihemba sabakoze iki mana uraza no kamera ntago yizana cyangwa yimengeye mbyikore cyangwa yizimye n'ukuntu umuntu yanabuze yemereza mbyikore none se ari ikibazo gihari. Ikintu cya mbere ni amakuru, kandi ikintu cyawe n'amakuru ko babitubwira. Mpfuye ubu ntabwo nzapfa, yewe nuko batazanshyira, nuko ngewe batazampamba gutya. Uretse ngoza niyo mikoro ugende wenyine. Wanguki? Niyo mikoro ugende wenyine. Ndajya kumuhira. Nahonje. Fatanye. Reka nahonje. Ngo bikupe manje. Nimubona bazishireho kamera. Nimubona wo mu kamera. Mana nimba ariko tuzadukora nuzabyona zashaka ni mukoze. Yemwe. Yawe. Ariva mu twambo we. Yego. Amakuru yawe. Ni meza. Ntago mbizi amanza. Sizi cyo nabaye. Ise ko mwana wahindutse nkaza. Ntago mbizi amanza ari byo nakoze. Ibiki wakoze se? Umugabo yaraje hanze. Mubesha ko mfite inda asanga ntanda mfite. Sinzi cyo nabaye. Naye namuteruye najanye. Nayibye nyine nanjye na. Ntago mbizi nanjye naharaye nibanya guca. Tuvuga byinshi. Uriya mugore tujye bitandukanye mu bice bigiye bitandukanye, dusibanganya inkuta twasenye, dutanga isanamitima ku bakurikira Kigali News 150. Twavuye i Kigali saa 11 za mu gitondo, ubu ngubu turi ku Kibuye, twagenze amasaha 7. Ni inkuru zo zitandukanye, ni inkuru twumva tukazisangiza abadukurikiye, ni inkuru zo kugira ngo tube ijisho rya rubanda, kugira ngo abahemukirwa mwumva abibwa, ndetse mwumva abatandukana biciye mu zindi nzira, umuntu akifata agasiga umugore we n'abana, umuntu akifata agasenya mu buryo babugiye butandukanye. Aha turi hari umuntu waraye ngo mu marimbi. Byagenze bite? Umugabo yavuye mu bihugu by'amahanga araza ashaka umugore, amaze gushaka umugore hano mu Rwanda, byarangiye bamaranye umwaka n'igice, ariko uwo mwaka n'igice umugabo akibaza impamvu umugore atabyara, nyamara yaramuguriye byinshi hano mu Rwanda, ndetse yaramutakajeho byinshi hano mu Rwanda. Birangira rero umugabo abwira umugore ati kuki utabyara, biza kurangira umugore abwira umugabo ati mugabanye ati noneho ndatwitse nzakubyarira hungu ndetse ngubyare nakobwa. Byaje kubaho umugabo agira gutya arangije agira amakenga, aravuga ati kajya kugura test kugira ngo niba koko utwite. Yaranyarutse ajya kuri farumasi agura icyo bita test. Amaje gukora test birangira apimye umugore, asanga umugore agize gute adatwite. Nyuma yuko amenye ko umugore yamubeshye, yagize umujinya mwinshi cyane, ajyana agahinda kenshi cyane, yibaza impamvu yavuye mu bihugu byo hanze akaza mu Rwanda kuba yakegera uwo yakunze cyangwa uwo yoherezaga byinshi bigiye bitandukanye. Umubabaro n'agahinda byaramusaze, ariko nago uwo nguwo wamubeshyaga ko atwite cyangwa yaba azamubyarira ntabwo arazi yuko amubeshya. Byagenze bite? Yaje kumenya iyo nkuru rero, arangije aravuga ati ntabwo nabana n'umuntu utabyara, ntabwo nabana n'umuntu mbeshya ambwira ko azambyara hungu nakobwa, bikaza kurangira amwesikorotse. Nyuma yaho rero umugore yaravuze ati n'ubundi umugabo
n'umunyamahanga afite amafaranga menshi kandi yanakajeho byinshi bigiye bitandukanye. Byaje kurangira gute Olivier? Byaje kurangira aganye umuganga. Hari abaganga attention. Araba simbizi. Gahunda ngo ni mu marimbi. Gahunda mu marimbi ariko ngo agashya kabaye nyuma yuko agiye kwa muganga gakondo. Yagize gutya. Arambwira ati muga kubera ibyo namutakajeho n'ibyo namushyizeho byose akaba yanatera amafaranga kanyeba akagenda amenye ko namuvumbuye ko adatwiteye mu kumupima mu mpera igihano ushaka muganga mutisha ibintu bibiri ngo muvane ku isi cyangwa muhana mwera bati ntuwice umuntu ntuzice umuntu yagenga amfata amutereka mu marimbi. Ninde waduhamagaye? Ni wa mugore w'umuturanyi nawe arahari ngo ubu ngubu hasi yahindutse inka ari hejuru y'amarimbi. Inkuru nyamukuru sha mwabajura mwe nimushaka mureka kwiba mwabagore rasa umuntu wapfuye uri ariko sha naragenze nawe ariko ngo kuki yaba baroze simwegera nakarakaraka neza ko mbona umuntu ese umuntu wapfuye ni bana bimenye kuri kamera mumubona baramuhana neza kuri kamera. Mano bamunzira suri nyuma gatoya babonye mujama kazi ni kazi rata musaza mushutinga man abantu barajya kwiba bani bakwikora akazi rero umujama yikoreye biti arimo gukora amafaranga ye uramujama ariko yapfuye ariko reka ngo bamwe namwe nago batabarana kendama shanda gaske Semari nta nubwo ngiye ndi umupolisi ni ariko ni ijisho rya rubanda arivi katinga tujye mu marimbi. Kumbona neza ariko turi hagati mu marimbi turacyashakisha babana batubwiye ko muganga yagize gutya uriya mugore wibye umugabo nyuma yo kumenya ko atamutwitiye kama mutwaye amafaranga y'amanyarwanda ndetse n'amafaranga iyo mu mahanga ngo yahindutse inka hasi ariko turaza kugerageza tuganire n'abagiye batandukanye twumve gahunda nayo byo bimeze bite turacyagenda ese tumanuke ngaraga tugiye mate je kumushaka nyine wanjye nagunyaniye n'ubundi ngenza apfa man bro kwa nabone nzafa hasa kuba ufite ubwoba man uri mu iki nabone nzafa turimo turashaka amakuru cyambere za makuru reka dusuza abavandimwe baruhukiye hano kandi baruhuka amahoro ariko aba baganga nabo nibi bihano byabo reka managa none se si inkuru turashaka guca ari ubucyo bitubujura nimba umuntu wamutura amafaranga bakamutora n'ibyo nuko abivunikiye tugomba kumenya umuntu bamushyize agana he ngwino mana manuka nese mana uritegeka cyangwa urihemba sabakoze iki mana uraza no kamera ntago yizana cyangwa yimengeye mbyikore cyangwa yizimye nuko umuntu yanabuze yimereza mbyikore none se ari ikibazo gihari ikintu cya mbere ni amakuru kandi ikintu cyawe n'amakuru ko babitubwira mfuye ubu ntago nzapfa yewe nuko batazanshyira nuko ngewe batazamamba gutya yewe uretse ngoza niyo mikoro ugende wenyine wangu iki niyo mikoro ugende wenyine ndajya kumuhinga naho nje fatanye reka naho nje ngo bikupe manje nimubona bazishyireho kamera nimubona wo mu kamera turi mu marimbi ariko mana ngo kukibuye haba ikintu biti cyo bintu bita abarozi none ngo abaganga bawo nagushaka umuntu wawo none uri kujya mwirimbi ese mwirimbi sabavanimwe baruhukiye ariko ushaka gupfa cyaruhukiye muse abanyarwandakazi mutwumve abanyakibuye mwire mwaramutse amasaha 8-7 tugendana dore ngiririmbi umuntu umugore ngo ahindutse inka ngiye mu modoka ngene narambiwe none yana hano ugije ese undi wamuntu aduhamagara ihe sambwa umuntu aduhamagara ihe akibaza bari mwirimbi mwa umuntu aduhamagaye buvanye tumuhinge basi mota watinye kujya go vano akavana nukira bangore kata mwese ufite ubwabo bw'ikimana mana nimba ariko tuzadukorana uzabyeho nzashaka nimukoze kusimana waje ureka mana basi bivana usubira kujya mwana yawe ariva mu twambo yego amakuru ya ni meza
ntago mbizi amanza sinzi icyo nabaye ese ko mwana wahindutse nkazi ntago mbizi amanza ari ibyo nakoze ibiki wakoze se umugabo yaraje avuye hanze mubesha ko mfite inda asanga nta nda mfite sinzi icyo nabaye sinzi icyo nabaye nayo namuteruye najanye ntayibye nyine nanjye ntago mbizi nanjye naharaye nayibonye guca ntabwo tuvuga byinshi uriya mugore reka tujye guhaniza umugore we mvuga n'uriya mugore n'umugabo we ndabona ahari sibyo uri haruguru ndetse gato mugabo ngwino hano mwiriwe neza ko tugusanze hano twumvishe amakuru kandi nabagiye uduhamagara tubwira byinshi bigiye bitandukanye nagenze bite ngewe urabona nabaga mu gihugu cyo hanze naje gushaka uno mugore turasezerana tumaze gusezerana turabana ariko akaguma mbeshya yuko afite ikibazo cy'uko atwite ngewe rero nzanje kureba ko atwite mpageze nsanga umugore arambeshya nagiye kugura teste ndamupima nsanga arambeshya ngo arashize umwaka n'igice mu bana hari hashize umwaka n'igice ariko ikibazo cyabayeho yagumije kumbeshya nanjye ikizere ndakibura maze kukibura rero ubwo nibwo naje njya kumupimisha mupimishe nsanga nta ndafite dutangira kurebana nabi mpunga urugo ndigendera njya gusura amafamiye yandi nyatekerereza ibyambayeho rero nibwo naje kugira gutya ngaruka mu rugo nsanga amafaranga yose nari narazanye kugira ngo tugire imishinga dukora yayirukankanye ubwo rero nahise mfata icyemezo cyo kujya gushaka muganga yakubwiye icyo yagusabye iki muganga yambwiye yuko jyewe muha amafaranga ndayafata ndayamuhereza 300 ndayamwoherereza maze kuyamwoherereza rero icyabaye yambwiye ngo nimfate inzira ngende ahantu ku marimbi ngo ariho yicaye ngo nayo mafaranga ndabona afite ibifaranga nayo make yarambeshye iyo twagiye hanze y'ibihugu tuba twagiye gupagasa tuba twagiye gushakira imiryango none se niranzoka mbona irimo ngo ntwitiye umwana ni ikibazo yerekeje uriya muvandimwe nawe none se uyu muganga uri umwizeye buteka afite imbaraga uyu muganga rero jyewe nagiye mubona cyane nagiye mvugana nawe cyane ariko uyu muganga arashoboye kabisa kuki mwizera se abaganga nimuvuga ati katwegere n'ubuyobozi nta mpamvu ubuyobozi bujya kubikemura bubicishije mu nzira nziza ntibugire igihano butanga nk'ariya amafaranga sinari kuyabona urumva ariya amafaranga ntayo nari kubona ariko urabona muganga arayagaragaje aka kanya birarangiye imitungo yawe amuguriye ukiri mu bihugu byo hanze se yo biragenda bite kubona umugore akwibye amafaranga imitungo biragenda byonyine kiriya gihano hawe kirahagije iyo mitungo nayo ndayimwaka asubira iwabo kuko ni umubeshyi bivuze yuko kwizera abagore bamwe na bamwe ari ikibazo abagore babigize bizinesi babigira bizinesi bagashaka abagabo babatekaho imitwe kugira ngo bakunde babakureho amafaranga uyu muganga rero nawe hano ku Kibuye turi uyu muganga nuwa hano ku Kibuye turi ariko rero ntago atuye hano hafi aho ngaho ibingibi byabereye byose hamwe yagusabye amafaranga angana byose hamwe yari yansabye miliyoni umuhe 300 namuhaye 300 na avance ngo yagusabye amafoto yawe ngo ari mugore yansabye amafoto yanjye n'amazina yanjye ansaba amafoto y'uriya mugore n'amazina ye rero igikorwa arakigaragaje ndamushimira cyane n'amafaranga ye mukanya ngiye kuyamuha rwose urakoze cyane turagaruka tuganire none se cameraman komeza berekeza ariko turabona ibinote byinshi none se mugabo uboretse gato ari amafaranga wajya ukafata ariya mafaranga oya njye natinye kamera kubera uburenganzira bwanjye n'umutekano wanjye ariya mafaranga nayafate yatoragure ayanzanire ntaho akigiye nayabonye hasi yahindutse inka ubwo nyine wagendayo genda cameraman katuvugishura woje nago tugukira mugabo yo turaga amafaranga yawe ubundi urahamagara muganga oya ariya mafaranga ntaho akinshikiye ngiye guhamagara muganga ibibazo bikemure ntoragura amafaranga ngo muhamagara tuvugishe uyu nguyu sister wiriwe yego wiriwe yego meze neza bino hano gato use nk'umanuka ihangane cyarahiriye gatota cyarariye mama urava hano mbese nansabira imbabazi kuri uwo muganga umugabo wasuriye mugabo wawe nguriya sister urimo n'umufaniki naco turaturanya rero inshuti yanjye nagenze bite ntago mbizi nagiye kubona mbona araye mu marimbi ntago nzi ngo yakoze iki
Nese wigeze kutubwira ko baguhamagaye ko bati bampamagaye barambwira nari mu rugo ntetse barambwira ngo umushuti wari mu marimbi nkazana mu byango nave akanga mbona naranaharaye nibwo bazanye umuntu usanzwe arabanye te n'umugabo we umugabo yamubeshaga ngo aratwite none ntago mbizi niba yasanze adatwite ngone ni ikibazo umugabo yavuze ko yamubeshe ko atwite umugabo yaravuze ngo yaramubeshe ngo aratwite reka bende tuzajyana ikindi kiganiro ntabwo mvuga byinshi cyari kiri kiganiro ndetse n'uno mu mama tuze kumva ibyo muganga agiye kuvuga tuza kujyana ikindi kiganiro twumva ko meze bite ese imigabo n'imigambi yacuzwa gutegeka ngo n'umugore y'ubumugabo ntago mbize gahunda yari afite urabona ari buve hano se umugabo ni uri musaba imbabazi umugabo namugira imbabazi amuvana aha ntawe nazongere reka tujye tumure egira hari ufatire kimwe cyose egira ufatire kimwe cyose hanyuma akurahe batwenekaga Halo wakoze cyane rero wamubonye hano namubonye rwose n'amafaranga yanjye ndayabonye urakoze cyane Imana iguha umugisha byose Halo muga nabibonye Halo mugabo wamugaye muganga normal kwita muganga ntago aranyitaba ariko reka dutegereze turebe cyane marakira abarwayi birashoboka sinzi Halo kirapariye muraho neza muga amakuru yego rero wakoze cyane bya bindi wandangiye wa muntu namubonye mudamu wawe wamubonye namubonye yo kanyagwa namubonye ahantu yarari nibyo ari wamukoreye birashimishije rwose nibyo nashakaga ko abakuru bagaragaje ko utatoragura amafaranga yawe utayamwaka bimeze bite ufata amafaranga yawe nta kibazo ngewe narangije ahubwo igisigaye no kwishura amafaranga yasigaye kubera ko rero numvaga ko ibyo bintu bidashoboka ntago nizeye gusa nagerageje kuzana abanyamakuru yego nzana abanyamakuru bari babirimo ariko kubera umutekano wanjye wenda n'isura ya muntu ku giti cye nanze kwirirwa njya kuri kamera yabo amafaranga nibamara kuhava ndayatoragura nta kibazo nayabonye ariko kubera ikimuza n'abanyamakuru mutatubwiye muga muratwihanganira numvaga ari igitangaza kigiye kumbaho nanga kubyihanganira mpamagara umunyamakuru ndamubwira nti ngwino ndebera ibi bintu nimba bishoboka kugira ngo namwe barebe ibyo muciro amahoro muga amahoro ni ibitangaza tubonye mu marimbi muga iki gihano ni umugabo wagigusabye kuba wagikorera n'umugore cyangwa ni wowe wagikoze ku giti cyawe umugabo yambwiye yuko avuye hanze ko umugore we yamuzujuje amuha amafaranga ntacyo atamukoreye ngo amubwira yuko yamuteye n'inda kandi ngewe nabimufashishije imbaraga z'abakuru nsanga ntanda uwo mudamu afite nta nubwo abyara yego nibwo namubwiye ikibazo ko giteye hanyuma arambwira ati ngeze no mu rugo umudamu ndamubura yego cyo gukora ntabwo yabashije gusahura inzu yose yajyanye ibintu bishoboka yajyanye amafaranga n'utundi tuntu dushoboka n'amanyarwanda yego yajyanye amafaranga y'abanyamahanga ajyana n'amanyarwanda ariko imyambaro n'ibindi byose byasigayemo ubwo rero namurangiye ahantu ari aho ngaho kuri ayo marimbi nagende afata ayo mafaranga n'impapuro ze z'ubutaka hanyuma nimba ashaka gutana nawe nta kibazo ni uburenganzira bwe hari abari mu bihugu byo hanze abamubafasha gute natubwiye n'indwara mugenda muvura kuko hari benshi bafite ibibazo hano hirya bitandukanye abatwarikiye muri komanteri hari abaduhamagara sinzi ingo zarasenyutse sinzi babibye sinzi umugore yataye urugo gutya sinzi umugabo yataye urugo gutya ibyo byose murabikora ku buryo mwamara n'impungenge n'abantu bari mu bihugu byose bigiye bitandukanye ariko hari n'abaganga babiyitira nabo muraza kutubwira ibyabo ibyo byose turabikora cyane ariko nta nubwo twari twabasabye ngo mutwamamarize kuko twewe ntabwo ari ukwamamaza twebwe turimo turababaza imbaraga zacu zirakora kandi ni ibintu bigaragarira buri wese tugaruza ibyibwe tuvura ibiterano ibitegano hanyuma aho waba uri hose ku isi hose uratwandikira kuri iyo nimero kuri WhatsApp
hanyuma ukaduha amafoto yawe n'amazina yawe tukagukorera utiriwe ugera aho turi. hari abifuza ko mwabahanira abantu nk'abo bagenda babahemukira bitewe n'ibibazo byo mu miryango biriho muri kino gihe, waduha akanomero kawe cyangwa ntabwo ugashaka nk'uko uvuga ngo ntabwo wamamaza, ariko n'Imana arakwamamaje ko waguha imbaraga zindi myuka? Ni ukuvuga ngo turakora cyane kandi turashoboye. Nimero no kuyibaha nta kibazo. Dore umugabo arimo gutoragura amafaranga ye nawe. Natoragura amafaranga ye nta kibazo. Nimero yacu ni 079 079 52 52 22 919 ubwo abari mu bihugu byo hanze no gushyiraho kuri hanze ashiraho kode akamenyetso ko guteranya 250 akatwandikirira no kuri WhatsApp agakurikiraho 7 akabandikira. Yego kuri WhatsApp nta kibazo. Ariko muganga tutirengagije n'ibindi, uno mugore nta rubyaro afite, urumva ubigenze bwe ko yabeshye umugabo nta rubyaro afite, ushaka gutuma umuntu abyara yarabuze urubyaro. Umugore adaciye mu zindi nzira besha yaza nawe tukamusuzuma tukareba ikibura, hanyuma tukamufasha akabona urubyaro nawe agatunganirwa. None se uyu mugore wamwabari ukamuvanaho bino binono by'inka ukagira Imana, wamuciye amaguru uranyumushyira binono by'inka ko? Itegwa n'umugabo we niwe uraduha uburenganzira. Mugabo akira ngo ni wowe ugiye gutaba uburenganzira kavana cyangwa guma akira uyu mugore rero umuganga, uwo mugore nahamubesha n'ukwezi kose niwe uramu uburenganzira wa mwana we. Muga ngusabye imbabazi rero, mbabarira uyu mugore twarabanye, burya ntago guhemuka twese twabikorera nk'uko bimeze. Ngusabye imbabazi rwose mumvurire, numara kumuvura ibi bintu bimuveho. Hanyuma ukoresha uko ushoboye, ampe ibyangombwa byanjye by'ubutaka n'ibiki byose twari twaragiranyeho imitungo abyegukeho agende. Nta nubwo narigeze nsezerana nawe umutungo bisesuye. Amafaranga yawe yose bamaze kuyabona? Amafaranga nayabonye rwose muga, amafaranga nayabonye. Icyo nsigaye no kukwishyura amafaranga yawe nagusigayemo, ubundi nkazaza kugushimira wa mubyeyi we, ndakunda kwizeye. Yenda unyohereze amafaranga yanjye yasigaye, hanyuma nawe ngiye kumurekura aguhereza ibyangombwa byawe by'ubutaka, hanyuma nawe biriya bindi byo mu nzu ubimurekere nk'umuntu mwabanye. Yego muzehe. Niba ushaka ko mworohereza nta kibazo, kanohereza imbaraga zanjye zimusubiza amaguru ye. Urakoze cyane musaza, kandi muzibuke gushimira. Tuzabashimira cyane, tuzahigura. Moga Moga ko mfite mubyara wanjye se wasenya urugo, nawe kuri iyo mpamvu yo kuba atabyara uzamufasha? Uzamuzane, nta mpamvu tuzamufasha, cyangwa se umuhe nimero yacu twayiguhaye, turamufasha aho yaba ari hose turamufasha, kandi urubyaro ararubona mu gihe kitarenze iminsi 7. Urakoze, Imana iguhe kandi mukomeze mufasha abantu, ariko nyamuna murinde abantu ibisambo, dore arababitirira bakarya utw'abandi bakabacucura. Abo bose bagiye babura ibintu byabo muri ubu zabafasha kubigaruza, kandi Imana y'u Rwanda ibarinde. Harya nawe ukorera hano ku Kibuye cyangwa uri ahandi hantu? Ndi hano Gakeri, ariko mu gihugu hose, ku isi hose ndahagera, aho waba uri hose nahagera nta kibazo. Ukoresha ya myuka yanyu cyokorera mu ihembe cyangwa nta gataro ukoresha? Nkoresha imbaraga z'abakurambere, nkoresha amahembe y'inkoronko. Wa mwana we wera kutubaza byinshi abakuru batakwiyereka. Urakoze mugabo akira telefone yawe. Reka dushimire buri wese wakurikiye Kigali News 500. Twari turi mu marimbi, mubonye ibitangaza baye ubwashize, hari byo twaboneye imusanze hejuru. Ku mugore wagize gutya gaturuka kajya kuki kwihabara ry'umugabo. Aba ibindi